Wallahi wa Johnson Black General hey uzavuga ngo sha ntago ufite bofu wihaye yamana kicyaka cyari kimeze nabi upangira rikeri zirenze ugire kabira bintu ako cyakoze uri umusaza by'ububuye bwa fake uri umusaza kabisa yewe nko kugahoza tumanura ivumbi mwana ari amaproje abari bya nagakoma ka mu gitondo Wallahi ni neza ukuntu kameze neza sana bana karamanuka ukavuga uti mje Chukozo Johnson reka nkubwize ukuri mana ukumva iki mana ibintu byo kunywa ibiyobwa bya mu gitondo nimugoroba saa sita ikiwoye mana ibi ntago ari byo mana ibi ntago byarubuze ariko jado mana mba ndi kugutoza ubuzima bwo muri Europe Yesu ukeka ko muri Europe ibi bintu ari ibintu mvumbuye baranywa fromande tusande imyoto oya mana oya dufite urakwitoza oya tugira duhindura ubuzima mana ibi ntago ari byo kabisa inzoga za mu gitondo saa sita nimugoroba warangiza none ukazana bya bibaga byawe ari bibaga ni bari bibaga ni bari biki ntago wari wabirya se wari wanywa se reka tugire muri Europe uzabibona baranywa fromande tusande imyoto abase iyo ngiyo none uvuga ngo Europe uzaba wagezeyo none tutagerayo se ugezweyo n'iki se bana ntago wibuka none ibyo bana batipi bari badukoreye cyakoza cyo jado nkubwije ukuri nabereje nagize ubwoba tipe wabugani ase ko wanyishaga inyuma n'igihe ari kugutabara ndumva ibyo zanye kandi usu ari nge nawe ninde watabara yewe wo ninde se Ornera wanjye wallahi sana na murezi zana mwana Ornera wanjye zana mani yakwitwa Ornera wawe yabiki ntago ari abo wawe teguriza ngo zishyire hafi sha pana ya mawisiki yawe rugunyiyewe Se Jado asigaye abaho ngaho ko ntamuheruka nga rero ngwino ntwaro ngeze kuri ofisi ya papa amasaha yageze ako mwebwe shooting zanyu zitageze irangira ubundi ni shooting nyabaki oya shiri bugira ibintu birebire ntago ari ibyo ngibyo nkubwiye nge nta modoka nkwanze Ado
alo Wese kandi waye ikwagira ngo umuntu ngukoze mu bwonko. What's up? Teorete. Johnston amara amasaha abiri ambwira ngo raje ntware nangiza ngo yageze muri shooting. Ngiki? Ariko narabikubwiye. Akantu ufate wambike umweshurishe mbe umva. Imodoka utange. None amaze guhaga. Asigaye yanga no kuza gufata. Sinakubwiye. Wabyihoreye kwa nkubye. What? Ngiki? Wow, turavuganye barivumbuye barakubye. Awusha, umwana mwiza. Mbabarira ndakwinginze. Niyongera no gukora ikosa ryo kuguhamagara. Ntuzigere wongera kumwitaba. Ntuzigere katira ingegera. Ntwongere no kuvuga ngo muranavugana. Ndakwinginze kuko nukuri kw'Imana. Nakubwiye tuno dumutwe dukene tuzagukoraho. Nukuri? Okay, sweetheart. Ibi bintu nabivuze na mbere hose tuganira. Nta muntu waba afite amafaranga ngo ibyo bintu anabitinda. None wakoze ibishoboka byose akamayiboho karimo karagusuzugurira hano. Okay, ngo amagare taxi. Amwe ngo raje isa. Okay. Mbega ukuntu uravutse neza. Ukuntu biri guhumura. Yemko nta no kuvugana no gusuza ibiryo gusa ndashonje babarira nese ubwo waretse nkarya ko uzaho amasafuriya ari yakwarura ibyawe babarira none no kugira ngo nkugirire impuhwe sawa byakwarura ibyawe Sheri nizere ko utakirakaye. Fata ibintu byawe. Nguki? Fata. Sheri wagirika kurakazwa n'ubusa njye nta modoka nagusabye na. Nakubwiye ngo njyane kwa papa. Johnston. Waretse tukubanza tukavugana. Ngaye nguko mba ako boss yirirwa ririmba ngo ntazi niba azabona umukozi umeze nkabo ntafite beneza ngo uriya mukobwa ntabwo uzi ukuntu ari isireyo mba cyo koza zikuririmba
ariko shabu iyo yaririmbye umva abakiriya barakonsoma birenze. hasi sinumva bafite akamaro nk'akamaro shawe ntabwo uzi ukuntu atuvunisha umva ibyo ni kujya kwiririmbira akagira iki n'ibyumva ntumubaze bari gusa aratuvunisha ko Nadia mva nkubwire mujye muvunika nyine erega kuri isi niko bimeze umuntu aba agomba kurya ari uko avunitse kumva cyakoze njye wakama noneho nakora nk'umutima akunze ne ubundi wazaje ugasaba imbabazi bosi kandi ndabizi neza yaguha akazi ko yakaguha nasura akomeza kwicwa n'ubushomeri hano muri Kigali bimara iki ubushomeri byo burananyishe ariko Nadia oya ubu se urumva nahera he ubu nasubirayo nkajya kumusaba akazi ari nanjye wirukanye Sarafi uraho akira mfuririye imyenda ngenze bitese ndashaka kujya i Kigali ku mwana wanjye ubuse koko iyi myenda uri kumbereza rino joro waretse ngo azayifureje oya ndayishaka uzagenda ryari se nzagenda imyenda yose imaze kuma niyuma nibwo nzahita ngenda direct ngo se uzamarayo iminsi ingana ute nakubwiye ngo ugenze umva urukumbuzi rushize rw'umwana wanjye niko nzagaruka ariko se koko mwese mushaka kunziga hano njyenyine waretse koko nanje tukajana i Kigali ngare ukunda uhamera uratangiye uyobe ko neza yavuze ngo twese ntituzagende tuzasigare ku rugo ninde se wasigara ku rugo Sarafi Sarafi wowe ntabwo uri kubyumva ubwo se urababaye akomana bega igikoga cyiza koko akomana abakobwa beza ba mama anshike akomana sasetse akanyagasani bakobwa beza akase akomana ariko nyagasani ateba afite amashyo nk'ay'inyana akomana nyagasani we uranzize oya rwose reka kubabara Sarafina njyewe ninjye i Kigali sibyo sureba bya bintu by'umutuku basiga bya ruje mutuku nzakakuzanira nta kintu ntazakuzanira uri kunyenza itara mwetse itara sa hehe ngenda beshya humura wowe mfite umfurira ahubwo ndakunda nyine reka mbifure ariko nizere ko utababaye mwana wanjye Sarafina ndago mbabaye Yo man, the way you shake your booty baby drive me crazy. Kukureba nicaye biranze ndahagaze. So stop hagarara nsobanurire be hibanga riri down there kila siku binawaza una bembe nikela mukanataka kukumari be unajua obi sinzi Faransa mais je peux te dire que tu bouges bien de hier bébé. Bitches in the town. No pause. Oh my nigga in the house. Oh my nigga in the street. No pause, man. No pause, nigga. No pause. That's a man. Tera wakintu utazanabimuka. None se wakintu. Akubaniye ndirimbo aririmbe sister. Nayimuririmbe. Ega sister ni icyuki wakintu. Nayimuririmbe. Mubazi. Kutambwira kuri iyo phone nakuguriye wakintu ukuntu neza. Phone danje mwana. Siko sister nawe yari yanyura. Kada. Abo nibaza ukuntu nyine. Uzaganira nawe.
akubaze fone ya sister ndakure fone y'umukobwa ni gatoroshye kurya bivugwa mani ni danje wakene basho gusoma tambwi ibintu by'amafaranga asigaye mu amafaranga ntukagire impungenge z'amafaranga wakintu nyose telefone ufite yaguze amabuye ese utwa twabona telefone sisike amafaranga y'umushinga wa filime si bya telefone kandi ku buryo rero nari kwihangana ko umupampe wanjye ari kuba nta fone afite man turi mu bintu bya business ugomba kugira fone ukabaho nk'umu business man ikibazo mani ibyo nta niri ahubwo ikibazo ni uko utanambwira ngo gahunda zimaze gutera mema umuntu yifasha amafaranga arakoresha jado man abari sawa ibyo mba mbifite muri control jado ntugahangayike man ibyo mba mbifite muri control umenye ko mwana umusaza wiyamuha amafaranga kugira ngo umenye ikintu uri nakoze ntugahangayike man ku bintu by'amafaranga tuzakorera menshi cyane ndetse man ngwino ufata ikintu man utazanabimbwa gira gahoro urambabaza ese mama ndikubabaza koko muryoherwe mabuja yatanga wizi nayitekeyemo nayirimo isukari se isukari wa mungana reka nayo nyiza waro iby'umukozi nsigaye mfite muri uru rugo reka n'iby'abakozi ngewe nifitiye ikibazo mama ngewe mbabarira umbwire urabizi neza yuko papa yahaye Jado miliyoni 3 sha yarayamuhaye ariko ibaze kuva yayamuha ushobora kuba mubonye nka kabiri gusa ariko Jado ntagiye gusubira mu biyobyabwenge koko ubu rero nugerageza kumubona akagushyikaho uzamwegere Jado ari amafaranga azayangiza nawe ubwe yiyangize ubusazongera agaruke imbere ya se koko bizaba ikibazo Ega nanjye rero yansabye miliyoni 3 ndayamwima kuko nabonaga ubwenge bwe budashobora kuyajera none papa yamuhaye ate koko kamwere icyayi Jado mana yanjye Jado naho wahageze gute Jado mbabarira umanuka utavunika manuka mbabarira wowe umeze nk'ikidufu kiraho gusa ngiye generale kapitene majoro ikidufu ndabyumva ariko manuka aho ngaho mbabarira manuka utavunika utaduteza ibibazo zisa reka manuka rero generale de kapitene mapete Jado mbabarira kwanza generale de majoro kapitene mapete ntabwo yarasimbukira aha ngaha rero Jado wamusaza yaragarutse mana yanjye Jado warugiye manuka aho ngaho ikosi rwose nzakujyana kuri kora ariko vaho ngaho njyewe mfite umutaka uri kumva niyo namanuka nta n'icyo naba none uri kumva ntacyo naba njyewe manukanye umutaka ntacyo naba
Jado none imaje ngo ufite z'ibicu n'inyoni ni mama yakenda kurahi Jado ibyo ni biki ntago nakubwiye ko imaje zose zikenewe nzifite nta bintu byo kongera kunywa weed Hano hari ibintu bidakinishwa we boringana gutya ntago umuntu yayipfusha ubusa barakubeshya Jado ibyo bintu ntago nabyemera wasaze wowe mbwira niba ufite indi shuti nawe uko ushaka gukora wongeremo utundi tuntu wibagiwe oya weed wayinyweye kubera ko twari turi gushutinga filime mu gihe ibintu rero tubifite byose nta bintu byo gukomeza kunywa weed babarira kabisa nyine giye narabiretse nawe urabona ryo njembe ngo ntago mbe ariko iyi rubore mani igura amafaranga 4K man barakubeshya umva nkubwire kare babarira unyumve nka boyfriend wawe na grand frère wawe naguhisemo kubera ari we muntu nzi wenyine wabashije kuva kuri ibi bintu none uracyabintu ntugasesagure mani njye n'ibiryo sinjya mbisigaza urabizi nta murwa umuntu yapfusha ibura ingana gutyo gusa ntibibaho Jado ikize Jado waretse ibyo bintu Jado ubisubiyeho mani ariko naka ngaka gusa mani bro subira reka nkakubite nka Mario uri kumva ahubwo wowe mbwira niba ushaka tu mite nk'ubabariza wavuye kubiyobyabwenge cyangwa uracyabintu tugapfusha ubusa mani wavuye kubiyobyabwenge cyangwa uracyabintu wagiye nabivuye ariko ngani mbora bivuye uko ushaka kubinyemeza mpereze weed nyijugunye okay banze kubitoka banze gashira tukajugunye Jado mpereze weed nyijugunye nimba waravuye kubiyobyabwenge nta bintu byo kumbwa ngo nsome we man no reka nkubwize ukuri noneho reka nkubwize ukuri iyi weed ndayishaka noneho iyi ni urukukuru kunkanga ibiki ubundi wowe toka we Halo. Umeze ute? Ya, nacyo cyari igitekerezo cyiza ariko nyine ya ikibazo nuko umwanya wanjye bari muke kandi mba mfite akazi kenshi urumva nyine kuboneka ni ikibazo. Oya nabyo byashoboka da ariko sorry hari umamagari inama nari ngiye kujyamo reka tuze kongera kuvugana. Yes reka tuze kongera kuvugana. Yeah. Ajado. Eko raro tozo kwa ufite tuni imbere. Gutya. Tozi nagarura urunurwaro cyacyo. Washise muze kwa uziko zirimo mashaga. Ako no bigira utwinya twari. Reba. Bishinye. Buretse gato. Tubi. No mwarura runini. Ruro cyo rwikara runini. Buraro gutata. Ja. Barwita tipe kuko bishizurura ukwita utoze tipe mwana. Wose unagora uzwona umujurana. Ugamenya kundi tipe. Mujura nagari. Ufata kuca. Nagari ngarura. Nakuba. Arukuntu bari. Injira ureke kudutaho. Ubundi rurani rurane ubundi. I'm a fighter, a dreamer, rwanira ejo hanjye nkomeza intambwe ndahabona ejo si kera akazuba kazarasa ikizere kirahari ejo umucyo uzaza nigurukire ibuka za nzozi wari ufite ukiri muto biracyashoboka wazigeraho akira ukuboko tugeraneyo burya ejo si kera twigendere tugere ibicu